umutima n'umunyenga kere kutaziko bico the best ikaze ku 105 n'ibice 9. Murakoze cyane Peter. Bimeze biti wanje? Bana ibintu n'ubunyonyo. Ya indirimbo yawe yasohotse ku munsi w'ejo ni indirimbo wise igare isohoka ku munsi mpuzamahanga w'abapapa. Hari aho bihuriye n'uno munsi mpuzamahanga w'abapapa? Ntaho bihuriye usibye ko buriya mu ndirimbo nkanga kenshi nkunda gushimira ababyeyi nkashimira cyangwa se bakumvikanamo noneho rero bisa nkaho byahuriranye ubundi ntabwo nakundaga kuririmba papa cyane gereranyije na mama si uko wenda bose batanganya icyo nakwita ni nk'ubuzaye n'iki ntibanganya ubushobozi kuri jye barabunganya ariko buriya mu ndirimbo turirimba ahanini amarangamutima kuwa mama ndayihuta ariko hamwe baravuze ntireka nintroducingemo papa nubwo it's something like crazy dog ariko byaje bihurirana ya nanjye nari numvise muvuga ngo papa wanjye yampaye igare mpita numva ko wabihuje n'uriya munsi kubera ko byari nk'umunsi wo guha agaciro ababyeyi baba papa byarahuriranye kabisa hanyuma iyi ndirimbo ubusanzwe irimo ubuhe butumwa? indirimbo rero ubusanzwe njya kuyiririmba natekereje nasubiyeje amaso inyuma mu buzima bwacu kera tukiri abana ndavuga nti ibi bintu hari ukuntu kera niyo ubyibuka abantu bakuriye ahantu haba abanyonzi cyangwa se aho abana bigira amagare ugasanga mugiyeyo ukabwira uti mu munyenga by'ibiri minota 10 ugasanga baranze banotishyura 10 ntago cyemera cyangwa igiceri cya senkani so njyewe ndabifata ariko ndavuga ni indirimbo ushobora kuyihuza n'ubuzima busanzwe especially buri romantique ariko kabihuza n'igare indirimbo ishingiye ku igare gusa aho nyine mvuga ni utazi kunyonga sinaho umunyenga urumva ngenda nsobanura ibintu bishingiye ku igare gusa ariko ngaragaza ko ari na byiza ko abantu bagira ubugugu rimwe na rimwe ni ukutagira ubugugu ku kintu ushobora kubyumva muri angere ushaka iyo ariyo yose buriya ikintu kigorana ni ukuvuga ngo indirimbo yanjye ngo nashakaga ko abantu bayumva gutya kuko hari umuntu wumva indirimbo ku munota wa mbere akiyumva agahita asetinga ibintu bye ku buryo nawe owner ugiye kumusobanurira ngo gutya arakubwira ati ahubwo mbaye desi kubera ko ntabwo ibyo numvagamo ari byo uri gusobanura urumva so indirimbo rero ni igihangano umuntu aba yashyize hariya kugira ngo umuntu acyumve uburyo bwe gusa icyo nanga cyangwa se ndi gusa naho nitaho cyane ndavuga ni umuntu wampaye igare yambujije kugira ubugugu urumva nta na kimwe uzamburana igihe ngifite igare ushobora kubihuza n'ubuzima busanzwe ni ukuvuga ko uzumva iyi ndirimbo aba ari uzayifata uko ashaka azayifata uko ashaka ariko nanone niba afite ubugugu abugabanye ariko uri kugaruka ku kintu kijyanye n'ubugugu wagarutse ku igare ukuntu papa yaguhaye igare bivuze ko icyo kintu gishobora kuba harimo n'inkuru ya nyayo kuba wenda waragiye kujya kwiga igare bakarikwima ukagenda papa akagura igare akariguha akanarikwigisha nibyo koko? kera byo ngibyo byabayeho ari nabyo byatumye mvuga ni njyewe none igare muzehe yampaye yambujije kugira ubugugu urumva kera ibyo bintu byambayeho ni nayo mpamvu mvuga ni nasubije amaso inyuma ubareka muri gare ya hanyuma akimara kuri go yarakubwiye ati n'abandi bantu ujye ubigisha nta kibazo jya ubigisha cyane ko kumenya igare ni byiza umwana kera tutarabaga uzi igare kugira ngo byabaga bisa neza napfa ko ni ikintu cyiza yagukoreye buriya umwana iyo ashaka ikintu ukakimuha rwose arishima cyane ni nayo mpamvu n'uyu munsi nubwo uri umugabo mukuru ukibyibuka hanyuma ejo byari n'umunsi w'abapapa kuri wowe umunsi w'abapapa ni iki uvuze iki? kuri jyewe umunsi w'abapapa
numva ari umunsi ni umunsi usobanuye ikintu kinini ku muryango, reka mvuge umuryango en general, simvuga ngo bisobanuye ikintu kinini ku bapapa gusa, cyangwa se uko abamama bababona cyangwa uko ababyeyi abana bababona. Bisobanuye ko ntekereza ko ni umunsi w'umupapa muzima wagerageje kubaka sosiyete, akubaka umuryango, akubahiriza inshingano ze. Numva uwo mupapa uwo munsi uyu ugeze rwose yakwisengerera, urumva, kubera ko aba yaragerageje kubaha inshingano ze. Ikindi ntekereza ko ari n'igihe cyiza ku bamama ndetse n'abana kwibuka imvune abapapa nabo bagira mu kubaka umuryango. So numva ari umunsi kuri jyewe, numva ari umunsi ukomeye cyane cyane ko ndi umusore ariko umwana, izo nshingano ndazizi n'uburyo zubahirizwa, so babyumva cyane. Mico the best, papa waracyahari? Ya papa wanjye ntabwo ahari. Ya Paul kabisa, wakagiye ukamugurira akabyera kagasoma. Nakakamugurira ariko nyine urumva urabitekereza bikakuyobera. Nta kundi. Hanyuma uvuze kuri umusoro, urateganya we kuba umupapa gihe ki? Buriya rero ibi bintu ntago wavuga ngo ubu biteganya gutya. Bwacya mu gitondo ukumva nashyize mu mago, cyangwa se bitewe n'impamvu runaka ziba zitandukanye, iby'umuntu umwe ntibiba bisa n'iby'undi. Ugasanga biracyansaba iminsi bitewe wenda n'umuntu nshaka, icyo ngomba kuba mushaka mfite, uko mubona karagiteri ze. Njyewe ndareba nkasanga koko igihe kirageze cyo kugivinga up ibintu zindi, urumva nkajya mu kintu kimwe. Urumva haba hakirimo imbogamizi ku muntu ku giti cye, utapfa gusobanurira undi, kubera ko for others biroroshye, ku bandi birakomeye. Hari n'ababa batabishaka, hari abareba situation ziriho, amadivorce, inkundo, abantu badashobotse, akavuga ati let me wait, urumva. So wabyuka rwose mu gitondo ukumva Mico yabisoje. Ariko se ibyaye byo byose Mico, kugira ngo wenda umuntu abe umupapa, ari umugira umupapa, kubera ko ntago waba umupapa udafite uwakubyariye. Uwo muntu warahari wenda mujya mu bipanga? Kugeza kuri uyu munota ntabwo navuga ngo 100% n'uwo muntu nyine, ariko igihari ni uko jewe abantu banjye tubanye neza. Arahari mubanye neza? Abantu banjye tubanye neza, cyangwa umuntu wanjye tubanye neza. Ajiba Mico, ubwo aho ngaho turiye sini, reka twigarukire. Ejo bundi nibwo nabonye wagiranye ibiganiro n'umuyobozi wa OMS. Ninde mwabigiranye, bamwita nde, ni ibiki mwaganiriye? Naganiriye n'umudamu witwa Rucika Gitu. Ni umunyaromaniya, ariko icyicaro cy'ibiro bye n'icyo cyicaro cya OMS kiri i Geneve mu Busuwisi. Ntekereza ko twari dufite sije yavugaga kuri COVID-19 n'igituntu, aho twasobanuraga aho izo ndwara zihuriye, uburyo ushobora kwitiranya abo barwayi ko ari babiri, ukaba watega ko umwe arwaye indwara undi akaba arwaye, kubera ko ibimenyetso by'igituntu 90% bijya gusa n'ibya COVID-19. Niyo sije, hanyuma no kuvuga uko situation ihagaze ubu ngubu mu gihugu, lockdown uko yagenze, abaturage uko babyitwayemo, ndetse n'abarwayi b'igituntu uko bari bafashwe muri icyo gihe. Hari ibyo bita stigma, ni nko nabyita ni nko kunena umuntu kubera uburwayi afite.
cyangwa akato byita akato twari kuvugana nabo uko bahagaze njyewe nkanjye tipi champion hano mu Rwanda ko ari njye wari uri kuri tele nageragezaga gutanga amakuru y'uko situation yabo uko situation bayitwayemo n'icyo Minisiteri y'Ubuzima yafashije cyangwa se RBC. Hanyuma mwaganiriye nk'umuhanzi mwaganiriye nkande? In fact twaganiriye nk'umuhanzi kuko ntabwo ushobora kuba TB champion n'ubwango ngewe ndi TB champion cyangwa se ambassador mu kurwanya indwara y'igituntu ariko nabyinjiyemo nk'umu public figure umuntu ushobora kuvuga byibura abantu benshi bakamwumva kuko ntabwo ndi umuganga nta nubwo nize iby'ukiganga nuko nyine ndi muri iyo campaign yo gufatanya n'isi nkafatanya n'u Rwanda n'Isante n'abandi nkatanga umusanzu wanjye kubaka igihugu especially mu byerekeranye n'ubuzima. Kugira ngo ube TB champion bisaba iki byaje gute biba byisanzemo gute kugira ngo ube TB champion wenda kugira ngo nundi uri kutwumva muri kano kanya bishaka nawe abe yabikora? Kugira ngo ube TB champion nekereza ko navuga ngo bifite formule runaka gusa ugomba kuba uri umuntu nyine wihebeye icyo kintu kuko imiryango navuga ko ikomeye myinshi ntabwo ireba amashuri abantu bafite cyangwa niba ibyo bize bijyanye n'ibyo bintu ahubwo bareba umutima umuntu afite kuri icyo kintu. Ikindi mba nkangurira n'abahanzi bagenzi banjye cyangwa abandi ba public figures nuko hari byinshi ushobora kujyamo bijya gusa n'ibyo si ngomba kuba TB champion muri ibi nyine bijyanye n'igituntu wajya no mu bindi ngira ngo igihugu gikeneye umusanzu w'aba star cyangwa se abahanzi abakinnyi umuntu bigaragara nyine ko azwi igihugu gikeneye umusanzu kandi iyo ubigerageje barakwakira. Nuko rero bisaba step runaka kugira ngo ugere ku cyiciro runaka nk'uko abantu babizi mbimazemo igihe. Ni ukuvuga ko bikorwa nk'akazi cyangwa no gukorera bushake? Njye mbyita ko ari ugukorera bushake ni ugukorera bushake kubera ko ngira ngo ibyo bintu natangiye kubikora ngira ngo n'ibigo bishinzwe bitabizi nuko baje kunganiriza nyuma bakavuga ati ngiyo bikora gute inshingano muzihabwa nande ndababwira nti ngewe naricaye ndeba amakuru ku bintu bitandukanye hanga igituntu niyo ndwara ya mbere cyangwa se nicyo cyorezo cya mbere cyica abantu benshi ku isi muri akiri hejuru ya covid so numva mfite umutima rero wo gufasha bene abo bantu no kugaragaza ko gihari abantu bihugumya kwirara bavuga bati igituntu cyaragiye tugiruka kera. Ni ibyo ngibyo rero kuko n'ubu ngubu ngeze kuri revo yo kuba abantu bashobora kumpamagara abarwayi baza Rubavu baza Karongi umuntu akashobora kumpamagara akambwira ati iki kibazo wanyadiresa ku muntu wamfasha nanjye nkashaka amakuru yamufasha then ibintu bikagenda neza. Hanyuma wenda tugarutse kuri bino biganiro wagiranye n'umuyobozi wa OMS numvise hari ibintu byinshi mwagiye mwunguranaho ubumenyi wenda kubijyanye n'ibimenyetso bya COVID-19 n'ibijya gusa n'iby'igituntu. Ubwo bumenyi wungutse ugiye kubukoresha gute kugira ngo wenda ubusobanurire n'abandi nyine kugira ngo babe bamenya kubitandukanye? Ubumenyi nungutse biri very simple aho umuntu urwaye igituntu cyangwa se waba affected na TB ikintu donc ni ugukorora bingeje desemene wegera abantu bakagufasha cyangwa se ibigo nderabuzima gukorora kunanuka ubona ntazi ikikunanura ufite ako gakorora uhinda umuriro uryama ukabira icyokere guhumeka nabwo bigoranye. Ntekereza ko n'ubundi ibyo bimenyetso nimbivuga umuntu ahita yumva ko bifitanye isano na COVID-19 ko bayitubwira nibyo ni ubumenyi buri wese akwiye kugira ku buryo agize ikibazo runaka
ashobora kuvuga ati reka ngende njye kwisuzumisha njye ku bantu bamfashe mbaze ibyo ari byo. Mico the Best wenda nkushimire, ariko wakoze indirimbo nziza ifite amashusho meza, indirimbo wise Igare. Hanyuma y'indirimbo ibikorwa bikurikiye nibiye? Nari naze gusohora indirimbo nyinshi ntaramenya niba tuzava muri lockdown, ariko igihari ni ugusohora izindi ndirimbo zizakurikira iyo, hanyuma bigenze neza tukabona iki cyago cya COVID-19 kiragiye burundu, cyangwa se kibona urukingo cyangwa umuti, ku buryo abantu bashobora kuvuga ati n'ubu kinahari tubanye nacyo. Ntekereza ko mu kwa 11 cyangwa kwa 12 na launchinga album yanjye. Album yawe mu kwa 12? Mu kwa 11. Wamaze kuyipanga neza noneho? Ubu nibyo ndi gukora, niyo ndirimbo Igare iri kuri album. Izaba yitwa ngo iki album yawe? Ntago ndatangaza izina. Ntago uratangaza izina. Mico the Best, reka ngushimire cyane, wakoze ku mwanya wawe uduhaye. Sawa murakoze nawe. Naguhaho maze utware ngahurira maze ndebe nunanirwa ndaguheka. Yes nima no munyenga upfa ko uzi gutwara tungana na fera amanuka sinagira karuru kawe urira yoboda sunika yoboda iburyo n'ibumoso ayobode y'umunyenga yoboda imbere n'inyuma sunika yoboda iburyo n'ibumoso ayobode y'umunyenga yoboda. On the beat.